twavuye muri mitingi yo kukabaya tujya Kigali tugeze ahantu bita ku Kamonyi duhura n'umusaza wambaye idarapo rya PR ninjye wamukubise inkoni ya mbere twamwicanye n'abana 7 bari baramuhungiyeho turamutemagura nyina araducika ariko byaje kugera nk'ejo mu masaha 9 yabonetse nacyo cyatumye nsaba kugira ngo banzane hano kuko kugeza ubu umupadiri twishe witwa Sekabaraga Yozefu ndabanza mbibwira amazina babwire nicyo nakoraga mbere ya jenoside n'imyitwarire yanjye muri jenoside na nyuma ya jenoside aho ngereye muri gereza. Nitwa Ndererimana Kayitani nkomoka mu cyahoze ari komine Kayove muri prefecture ya Gisenyi. Ubu ngubu na karere ka Rutsiro umurenge wa Kigeyo akagari ka Nkora umudugudu wa Gahotora. Nkaba mbere ya jenoside narakoraga muri Ministeri y'Ubucuruzi no kurengera abaguzi. Ndi animateur ndashaka kugira ngo mbwire urubyiruko nabonye babyina binyibutsa byinshi. Rero nkuko uwambanjije yabivuze ababyeyi bacu baraduhemukiye cyane bikomeye cyane. Ndagira ngo mbwire abayobozi kuba naje hano ku Nyundo so uko ariho gusa nakoreye icyaha. Afande amaze kubaza ati vuga uruhari rwawe, ariko yibuke ko twebwe mbere yo gufata umupanga twabanzaga kujya muri za mitingi gushishikariza abaturage. Aba bana bahoze babyina aha uwashinze iri torero nziko twigeze kubana mu itorero. Nziko twazengurukanye igihugu tubyina. Ubu ushobora kubyina ukishima ukitakuma n'abantu bagakoma amashyi ariko abantu bari kugupakiramo ibintu bibi. Urabyirinde rero, urabyirinda utazagwa mu mutego nk'uko Kayitani yaguye. Rero nyuma kugira ngo nihutishe ndagira ngo mbabwire amatorero nabayemo. Ngewe natangiriye mu itorero ry'iwacu Meyarahazi ryabaga ku Ngabo, nari ndi intore dutaha komine Kayove. Igihe Habyarimana yazaga gutaha iyo komine ninjye wari uyoboye itorero ry'intore ryahamirizaga. N'icyo gihe rero nibwo bambonye bahita bancagurira kujya mu itorero ry'urukerereza. Vamo dushinga irindi torero ryitwaga Nyabutatu, hanyuma nkajya no mu itorero ry'Irindiro yari yobowe na Bikindi Simone. Icyo gituma navuze nti Seburiri aranze ni umwana muto cyane twari kumwe icyo gihe hamwe n'abandi bana benshi cyane. Ndihutisha nukuvuga ngo mu gukura kwanjye nkuko uriya musaza yabivuze hari imbyino ababyeyi bacu babyinaga. Izo mbyino uzumvishe nta kindi ahubwo nuko abatutsi bagiraga umutima ukomeye baba barapfuye icyo gihe. Niba barabyinaga ngo nimubatwike bashya amazuru batazasubira bo kaburi gibondo umva gutsindwa kw'abarunari. Izo ni imbyino zo mu rugo. Ndanahamya ko abari hano nahoze numva muri gukuma yavuga imyaka maze mugakuma abayimaze mu gitakasi abari hariya twanyuze. Ndagira ngo mbibutse biriya bintu ababyeyi bacu bavugaga ngo Kanjogera yahagurukiraga ku mwana w'umushishe akamushinga inkota ari gusoza umwaka. Kugeza ubu aho ngaruriye ubwenge njya ngenda mbaza se uwo mwana no mu muryango wo kwande nabuze uwamu busobanuro. Nta naho ndabona banditse mu gitabo bati uwo mwana yari uwo kwa runaka. Yarabuze ariko byaravugwaga. Niba hari umuntu urengeje imyaka 50 ibyo arabizi.
ntitukajye twirengagiza cyangwa ngo tubeshe abanyarwanda. Noneho rero nakuze nyo mbikuriramo, murabona navuze 5 7 mu kwezi kwa 8 batwikira abahutu mu kwezi muri 59 abahutu niho batwikiye abatutsi nayo nduruhinje. Rero nihutishe ku cyaha cyanjye. Nyuma yo kwinjira mu ayo matorero ngeze Kigali, twagiraga amatorero rushanwa na za ministeri zirushanwa kuko twari muri emerenity. Intambara rero yateye ndi Kigali ntuye ku Gitega. Iyo muvuze ngo genocide ngo ni indege ndabihakana cyane. Iyo leta yemeje ngo genocide ngo yatangiye muri 90 isozwa muri 94 ndahakana kuko no muri 73 nari ndi mukuru nabonye uburyo abatutsi bicwe cyangwa batemaguwe kimwe nuko inka zabo zariwe. Ibyo narabibonyeho ni wacu mu rugo iyo nka yarahaririwe. Umugabo witwaga Biseruka. None rero muri 90 ngewe nanyuze intambara imaze gutera amashyakaje, ngewe nacaguriwe kujya mu rubyiruko rujya kwitoza ibya gisirikari iby'imirwano igako. Ibyo nihutishe za mitingi uko zabaga niko twabaga tugenda ku mabisi. Babandi bajya bavuga ngo nimuvuga ngo icyaha umuntu yagikoreye, twavaga I Kigali tugenda turirimba gushakashaka hose inyanga Rwanda n'ibyitso byazo ziragahera. Aho nimu tubuza gutya muri za mitingi hariya mwubatse urwibutso naho twakoreye imitingi. Habyarimana yarariho. Noneho nihutire rero kugira mu ruhari rwanjye, nabonye hano hari umupadiri bari bambwiye ngo hari n'umwana umwe warokotse uri hano wo mu muryango wo kwa Iyagacuze. Uruhari rwanjye naje gutangira kuyobora ibitero. Uko twagendaga dusenya amazu, uko twagendaga dushanyagura amadarapo y'andi mashyaka, uruhari rwanjye ngo ni rurerure kuva muri 90 kugera 94. Kuko twajyaga muri mitingi tukabona bakatwereka bati urara n'urugo gukitso, twavaga iyo nzu tuyiseye. Nyirayo yanaboneka no gupfa gapfa. Twavuye muri mitingi yo kukabaya tujya Kigali, tugeze ahantu bita ku Kamonyi, duhura n'umusaza wambaye idarapo rya PL. Ninjye wamukubise inkoni ya mbere, gusimbuka kuri bisi naragurukaga. Tujugunya munsi y'umuhanda, turakomeza dusenya kwa Kabageni Venansia yari depute wa PL, no kwa Gasamangera ari ku giti cy'inyoni. Mu mujyi ubwo twagendaga dusenya amazu yose. None rero indege yahanutse ndi muri konji ndi iwacu. Ndimenya mu rukerera. Ubwo mba ntangiye kwirara mu batutsi. Niho mvuga ko twahereye kuwo mwana bambwiye ngo ari hano, tugeze iwabo ise ashaka kuturwanya, yitwaga Iyagacuze Frodouard, turamutemagura, nyina araducika, ariko byaje kugera nk'ejo mu masaha 9 yabonetse, nyina duhita tumwica. Muri uwo mugoroba nubwo se yaramaze gutemagurwa, nyina amaze kuducika, duhita tugaba igitero ku icumbi ry'abapadiri. Nacyo cyatumye nsaba kugira ngo banzane hano, kuko kugeza ubu umupadiri twishe witwa Sekabaraga Yosefu ntabwo ndabonana n'umuntu wo mu muryango we. Nakomeje nsaba imbabazi, nagiye naho muri Biruyi, ariko icyanzanye hano no kugira ngo nsabe uhagarariye Musenyeri azamfashe kubonana n'umuryango wa Padiri Sekabaraga, mbabwira urupfu yapfuyemo, nambasaba imbabazi kuko ntago ndabona uwo mu muryango. Yego ndabizi iyo umuntu amaze gusezerana, amaze kuba umupadiri aba ari uwa diocese, ariko n'umuryango yavutsemo ubu mukeneye. Twamwicanye n'abana 7 bari baramuhungiyeho bavuye mu Bigogo.
nyuma y'ibi rero n'ibindi byinshi, ntabwo ari abo gusa, ni benshi cyane. Ariko nyuma y'ibi aho mviriye muri Kongo ngeze mu Rwanda, mbonye uko nakiriwe, nafashe intego yo gusaba imbabazi ngize Imana n'uyu muryango w'ivugabutumwa udusanga muri gereza ubidufashamo. Nkomeza nsaba imbabazi, mba n'umwe mu bagenzi banjye kugira ngo mbigishe dusabe imbabazi. Turakomeza ubu ngubu nyine nk'uko babibabwiye tumaze kugera ku 200. Rero umwanya ni muto, ubuhamya bwanjye ni burebure, sinabusubiramo bwose ngo muzabone umwanya. Gusa icyo nabonye kuri iyi leta ni umumarayika murinzi w'Abanyarwanda. Nkaba ngira ngo mbanze nshime mbere yo gusaba imbabazi, shimire uyu muryango, shimire bikomeye cyane, bikomeye by'umwihariko abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi, kuko ni ikintu gikomeye cyane kuba bemera. Nzi umusaraba bahetse, ndahuze ibintu twakoraga, imiryango yacu yarabirebaga. Abagore bacu nibo batekaga ziriya nyama twazanaga, nibo bambaraga ibitenge tuvuye gusahura, nibo bakagombye kuba barasabye imbabazi. Rero ntabwo tugomba kubibabwiriza, tujye tubabanye kuri ngo ukosore rwose, ntuvuga ngo tubabwire kandi ureba bari kuturogera abana, bari kutwicira abana. None se yabonaga nzanyoye nakabona ko ari iwabo wayimpaye cyangwa ari iwacu? Ahangaha ndagira ngo dufatanyirize hamwe mw'ababyeyi, dufatanyirize hamwe. Abagore bacu bihanganire gusaba imbabazi kuko bazi ibyo twakoze. Bere gukomeza kubeshya leta n'Abanyarwanda, bere gukomeza kubeshya abana. Aba bana nimukomeza kubaroga nabo bazaba nkatwe. Murebe uko duhagaze. Uyu ni umwambaro w'ububwa, ntubone ngo nukuteye ipasi. Ubu tumeze nk'imbwa ziryana. Iki ni ikintu mugomba kumva mw'abagore mwe, mwere gukomeza guhisha abana ibyo twakoze. Dore twazanye n'abantu hano, nubwo nyine umwanya wawe mukeya, niba nyamukeshera ari hano, haguruka Tarisi. Nyemerera nsozereze ko unyemerera nubwo bifashe igihe. Uyu ni uwa hano ku Nyundo, kugira ngo yemere impfu z'abantu zangaha byagiye bigorana. Ariko ubu ngubu ashobora kukurangira akakubwira runaka aho twafatanyije mu bitero, akabavuga. Namwe abagore rero mukwiye gutera intambwe. Babyeyi, ujye umwana utahaniwe ku ziko nta handi azahanikwa. Babyeyi, mwere gukomeza guhisha abana. Ibyo twakoze nta kintu cyiza kirimo. Mubihishira iki? Twebwe ko turi kubyemerera, mwe muraduhishira kubera iki? Ugasanga uyu mwana uvuye hano wabaze rushaka, Isirayeli yarabimuhishe kugeza aho yiza akarangiza. Murabona ukuntu muri kurogera igihugu. Umwana akagaraza kukubaza ngo mbe papa ufungiwe iki? Uyu ni uwa hano, mujye mumuhamagara abaha amateka. Hari n'abandi. Karori Mbesari, ngwino Karori, reka bo ku Nyundo muze hano. Afandi yabivuze. Abantu ba hano kubegereye hano ku Nyundo, aba ni abanyu. Twebwe icyo twashyizeho no gusaba Imana imbabazi, ariko tugomba no kuza tukababwiza n'ukuri, kuko twebwe turi kuva mu cyiciro cyo kuba ku isi. Ariko twaba dusigaye twarakoze jenoside, tukanasiga tunaroze umuryango dusize. Nimugerageze kubwiza abana bacu kuri. Nababaye cyane kuko umuhungu wanjye ataje, yagize ikibazo ngo moto yamupfumukiyeho mu nzira. Ariko niwe wakagombye kuvuga ati papa nanjye nariye ku byo wasahuye, akajya gusaba imbabazi iyo miryango nabisahuragamo. Ntimukajye mwemerera abantu ko bakomeza kuroga abana bacu. Ikibazo ni urubyiruko. Nahoze mbona uko babyinaga niko twabyinaga. Iyo Bikindi yabaga aserutse tumukurikiye, twumvaga ngo ni ibintu bizima. Za bariyeri zagiyeho murazizi mwa abagore mwe mwa abagabo mwe mwagize amahirwe yo kudafunga. Bariyeri yari ahangaha kuri Orforina ntimuyizi. None se abantu yishe ntimubazi. Nose muvuga ngo dufungiwe ubusa gute? Iyi itaba leta y'umubyeyi biba byaragenze bite?
niba ufite imyaka 60 ukaba utajya mu biganiro nk'ibi ngo ubwize abaturage ukuri, ngo babwize ukuri, bwaba ari ubuhe bukristo mugana? Kandi muri kurebaho imirambi ryane. Munyemerere rero kuko munyihanganire kuko nafashe igihe kirekire, nagiraga ngo mbabwize ukuri, abantu bare kubindyarya, umuntu ngo agende akujye mu bitugu abindyarya musangire kandi ari ikirura. Ahubwo tubwizanye ukuri, dusabana imbabazi, ubwiyunge nyabwo bwagegwaho nuko imitima yaba ngaba twahemukiye twayomora tubabwira tuti dore uko twabikoze mutubabarire, tukabagaragariza nk'uko Perezida wa Ibuka yahoze bivuga. Turajyajya nitwebwe mugomba kuza kujyana muri gereza, umuyobozi wa gereza karadasinziye ashaka gukora tugezeho no kutugarura no kuturindira umutekano, tujya kwerekana imibiri aho yajugunywe, kandi twayijugunyaga mu abagore mwe murebe, kandi twayijugunyaga mu abagabo mwe murebe. Nimugerageze ko muri mitima y'Abanyarwanda tubwizanye ukuri, tubwizanye ukuri rwose nta kinyoma kijemo.